Murakaza neza abavandimwe, twongeye kwirirwa aka kanya. Reka turebere hamwe akandi kantu k'ingenzi kuri mashini. Ni gute twareba mashini yacu tukagisesinga keyboard language cyangwa tukarebaho language za mashini. Hari igihe wandika nka dokima yawe ugashaka wenda ari mu cyongereza ugashaka kwishyira mu gifaransa, ukazana amasimbo yo mu gifaransa ukayabura. Bisaba ko ugomba guhindura language ya keyboard yawe arimo ukoresha. Nimba yari azeriti ukahindura quality, niba ari quality ukahindura azeriti, ushaka kuyishyira mu gifaransa. Ubusanzwe kugira ngo ibi byose ubikore setting tuze gukora buri twashyiramo language nshyashya, niba twari turi mu cyongereza tugashaka gushyira mu gifaransa, tureba ko tubyongeramo. Ni gute twari dufite language tukaza kuyikuramo. Ibi byose niyo tugiye kureba muri aka gasomo gatoya ariko gafasha. Hari igihe uhura nacyo n'ikibazo ukabura uko wandika inyandiko yawe urimo ukora, bitewe ko ururimi mu mashini harimo rumwe yenda ko utazi uburyo bongeramo urundi. Nihe babirebera rero. Ubusanzwe ijana kuri taskbar hano hasi muri notification urabona ko mfitemo language ebyiri, mfitemo icyongereza. Nshobora guklika hano nkahindura, nkajya kuri English, nkajya kuri United Kingdom cyangwa ngahindura change preference languages hano. Hari igihe ariko hano usanga nta bihari. Ubu ngana inda preference languages ngashyiramo urundi rurimi hano, cyangwa nkarwongeramo add languages hano, nkazongeramo add new one, nkongera n'ibindi cyangwa nkarukuraho. Ubusanzwe ibi ngibi biboneka hari igihe usanga hano hasi kuri taskbar yawe hano hafi y'igihe nta language ihari. Iyo usanze rero nta ihari bigenda bite? Utayikoreye hano uze ubisettingemo add preference languages, uze wongereho language keyboard. Urabona ndi gukoresha iyi, nkaza no wenda nkahindura ngashyiramo, nkaza nkagira add languages iraza ku rutonde hano, mpitemo wenda niba iki Espanyol, niba iki izindi ndimi numva shaka dushyireho, ubwo instalemo. Ni uburyo wazongeramo n'ubu. Ariko hari igihe ushobora gusanga aha nta bihari. Usanze nta bihari bigenda bite? Ni gute twakongeraho, ni gute twarukuraho, ni gute twakingira cyangwa ni gute twareba izari zirimo. Hano usanze nta bihari hano kuri taskbar, uzaza ujye kuri start. Niba kuri start ujye hano kuri settings. Uva kuri settings maze gufungura settings zawe, uze hano handitse times and languages wa click. Niba muri time and languages umaze kwa click, hano nawe tubona ko hari imijyanye na time na date na region. Uze hano kuri part ya languages uklikemo, uzahita ugera hahandi n'ubundi urebe keyboard yawe ifite language. Use languages of keyboard, my keyboard. Uze urebe harimo ebyiri language ebyiri. Switch input method, let me use different method for each Windows desktop. Language option ushobora guhita nkirika hano wenda nkaza ngakirika kuri language option. Language bar docked in the taskbar. Ni ukuvuga ngo hano nshobora kuvuga ngo hidden, ninyisha hano hasi kuri taskbar ntabwo nzajya nyibonaho. Ariko niba iri docked in the taskbar ni ukuvuga ngo ihari hasi kuri taskbar nyine. Show languages bar as transparent when inactive. Show additional, ni ukuvuga ngo n'option ushyiramo zose zishoboka. Ushobora kujya muri advanced settings, to turn off caps lock, press caps lock, press shift. Ushobora no kuba ati kugira ngo caps lock njye nyifunga iri atara yo kuri keyboard itagaragara, nshobora guhita hano kuri shift, nkazajya hano kuri shift kugira ngo ngire. Hano rero ni languages harimo ebyiri. Tuklikaho nka change the sequence, uzihindukiranamo. Harimo byinshi ariko ibyibanze ni ubu buryo turebamo languages, cyangwa tugakoramo ururimi tukongeramo urundi. Dusubiye inyuma, add language, click here, you come and scroll and check or search it. Scrolling hano nkaza nkarureba ku rutonde, ndasanga ntaruzi nkandikamo wenda uko nshaka kubwita. Searching by typing the name, français ya muri Belgique, muri Canada yo mu Faransa. Ndabatendesha igifaransa cyo mu Faransa, ngakirikaho ngagira next, ngakirika rwaba wakora ujariya, nkarugira set as my default languages, nkareka kuriya nkagira install.
ngo ubwo narwo ruba rugiye kwiyongeramo rukiyongera mu ndimi za keyboard yanjye. Nishaka kwandika mu Gifaransa ndajya switchinga, nishaka kugira murahita mubona ko Igifaransa hano gihise kigiramo rwose ngiki. Cyangwa guhindura nkashyira mu rundi rurimi ndashyiraho. Ibyo bijya bibaho rwose, ugasanga nimba ari mu Gifaransa ndi kwandika gafungura keyboard yanjye birabe yahindutse hariya kuri button. Ariko ibi bintu by'indimi nanone mu byitondere, kuko n'ubuhindura ururimi gashya mu Gifaransa amabatoni yo kuri keyboard nayo arahinduka. Hari igihe usanga hari akabazo hatariho kari, ugomba kubanza ukametiriza uburyo iyi keyboard ikoramo. Ni ubwo buryo nagira ngo mbereke uburyo hahindura languages. Ni uburyo bubiri, ni uguca hano hasi niba bihari ugahita kuri preference ugahindura, nimba wafite languages ugahindura ugashyira mu rurimi ushaka ukirikaho gusa cyangwa ukirika kurwo ushaka. Ubwo nibwo buryo turimo dukoresha tureba languages uko twazihindura keyboard language yacu. Murakoze murakarama, mukomeze mukore subscribe mukanda mu ibara ry'umukara ahantu handitsemo ijambo subscribe, muhakande, mukore share, mukore comment, abantu babasha kubona amakuru yizewe kujyanye n'ikoranabuhanga. Murakoze murakarama, mwakumwe na Francis Xavier ubifuriza ishya n'ihirwe.